uyu munsi niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Tugeze mu gihe ukwiriye kuvugisha ukuri, wowe ubwawe ukibwiza ukuri, sibyo? Ukibaza ngo ndinde muri Kristo Yesu, ukibwiza ukuri. Ese kuko uvuga ngo ngende umugenzi ujya mu ijuru, ukavuga ngo ngende umukirisitu, ukavuga ngo aho njya nahanyaho, ukeneye kwibwiza ukuri, ukeneye gusobanura. Uyu munsi wa none ukamenya niba uri umuhanuzi, ukamenya ibyo uhanura bituruka he. Niba uri ndi umukozi w'Imana, se amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, biragatsindwa ntibikabe kuba uyu munsi usenga, uzamuka imisozi, wiyiriza ubusa, usirimba, inkweto zarahashiriye, ariko umunsi tuzaba turi imbere ya ntebe ugasanga Uwiteka bahamagaye amazina y'abera, izina ryawe ntabwo rijemo, ugasanga mu mazina Imana izi ryawe ntabwo irizi. Waba wararuhiye iki w'Imana nyawe nyakuri? Garagaza ko uri umukozi w'Imana, wera imbuto zikwiriye abihannye, uve mu gikundi cy'ababeshya, uve mu gikundi cy'abasinzi, uve mu gikundi cy'abajura. Imana y'amahoro itugirire neza. Niba uri umupasiteri kandi uyu munsi wa none abapasiteri baguye, abapasiteri bayembayemba, abo bayembayemba nibo baduteje akaga, nibo bateje insengero gufungwa, nibo batumye uyu munsi bateje igihugu muraba. Uyu munsi wa none abenshi y'abantu bahanuzi badasenga bateza igihugu muraba, bagateza itorero imyaku, bagateza itorero inyatsi, ugasanga neza neza Yesu ashimwe. Kangusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize kurindwa n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ni Prophet Emma ugusuhuza, ukwifuriza amahoro, nkwifurije umugisha. Hashize iminsi tutari kubonana, reka mbabwire ngo nimugubwe neza aho muri mu ngune enye zose z'isi. Badukurikira muri mu Rwanda ndabasuhuje, mbabwire ngo amahoro. Hari abadukurikirana muri mu Burundi, mu ngune enye zose z'isi, aho muri mu Buraya, bari muri Canada, bari muri Amerika, bari Australia, mwese ndabasuhuje, mbabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Nukuri muri inshuti zanjye kandi muri abavandimwe, muri ab'umumaro, muri ab'agaciro. Uyu mwaka wose tubanye ni umwaka nabagiriyeho umugisha, kandi nzi ko namwe mwangiriyeho undi. Benshi twarasenganye Imana, hari byinshi Imana yagiye ikora ku buzima bwawe. Twagiye tubona ukuboko kwiza kw'Imana, twasenze amasengesho agiye atandukanye, twaganiriye ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni ukuri wowe twatangiranye uyu mwaka, tukaba tugeze kuri aya matariki turimo dusoza uyu mwaka. Reka nkubwire ngo Imana iguha umugisha. Ni ukuri Imana iguha umugisha. Ndi hano kubera mwebwe, ndi hano kubera mwebwe. Iyo tuganira mukabinyereka, uburyo mukanda like, uburyo mukora comment, uburyo musharinga ikiganiro kikagera ku bantu benshi, ni ukuri ndabikunda. Rero umuntu wafashe umwanya wakavuga ngo ibintu ukora ndabikunda, warangiza ugakora subscribe, ukayikora, mu baba bantu bari hano 3,000 nawe ukaburimo. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ni ukuri Imana yagure imbago ku buzima bwawe. Ndagukunda rwose kandi ndabasengera uko bwije nuko bukeye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Abo tubana hano, bari hano kuri YouTube, hari n'abandi nanone bari kuri TikTok nabo ni umuryango mugari, mumaze kuba benshi, turimo turasatira, turaburaho gatoya abandi 50,000. Urumva nabyo ni umugisha wanyu abantu babikora, abantu mugira ishyaka ryo gusharinga ibi biganiro. Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye ibagirira neza. Dufatanya kwamamaza ubutumwa, kandi uko Imana ingirira neza nawe abari kuzajya kugirira neza. Ko mbona umugisha uturuka ku Uwiteka, nawe abari kuzajya ubona umugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Uyu munsi rero ndagarutse ngo tuganire, Imana itugirire neza. Ndagarutse ngo tuganire. Ahangaha nta kindi uzahumva, icyo tuganira ni ijambo ry'Imana, icyo tuganira ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Hari umuntu wigeze kumbaza, arambaza ngo iyo uvuze ngo uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, abandi baba bavuga iki?
Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya muri ubu buzima, muri ubu butumwa tuvuga, habamo ubutumwa bw'ibice bigiye bitandukanye, ariko reka mvuge nka bibiri. Reka mvugemo nka bibiri. Hari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ari nayo misiyo Yesu yahaye abamukorera cyangwa yahaye abakozi b'Imana. Yavuze ngo mugende mu mahanga yose, mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Wabyumvishije? Niko ngo yaradutumye mugende mu mahanga yose, mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero bushingiye kuki? Umusingi wa mbere w'ubutumwa bwiza ushingiye ku kwihana ibyaha. Kuko iyo umuntu umwe yihanye ibyaha akabireka, niyo nyungu. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza, niyo nyungu Yesu Kristo agira, niyo nyungu nanjye ngira. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro idutabare. Kuko ngo iyo mbwirije umuntu umwe, Imana y'amahoro idutabare, byibuze ahantu aherereye, umuntu wari uri mu byaha, umuntu wari urushye, umuntu wari uremerewe, nkamubwiriza byibuze uwo muntu umwe akava mu byaha, ntako bisa. Imana y'amahoro itugirire neza. Nuko ngo hari ibintu mujya muvuga ngo ni ibitangaza. Buri ibitangaza, kuba wabonye imodoka ntabwo ari igitangaza, kuko n'abajura barazifite. Kuba ufite amazu ntabwo icyo ngicyo ari igitangaza. Oya. Igitangaza ni ukuba Yesu yaramaye agakiza ke ku buntu. Kuba Yesu yaraguhaye agakiza. Igitangaza kijya kinezeza ni ukubona nshobora kubwiriza umuntu wari umusinzi, wari umujura, umuntu wari warabaswe n'itabi, yari yarabaswe ari indaya, mbega ibuka ahantu nawe wari uri, havuga ijambo ry'Imana nkarivuga rigakora ku mutima we rikamuhindura. Icyo nicyo bita ubutumwa bwiza. Imana y'amahoro itugirire neza. Hakaba ubundi butumwa, ari nabwo butumwa abantu bakunda cyane, ubutumwa bw'ibitangaza. Kandi ni byiza. Ni byiza ubutumwa bw'ibitangaza, kandi koko Yesu arabikora. Yesu akora ibitangaza. Bibiliya itwereka ibitangaza Yesu yagiye akora. Twagiye tubona byinshi, impumyi yahumuye, ibirema yahagurukije, ababembe yabohoye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko igitangaza, uyu munsi uramutse ubwiye Petero igitangaza gikomeye ni ukuba Yesu yaramuhaye agakiza ku buntu. Kuko Petero nyuma yuko Yesu atubuye amafi, bakababwira ngo nimunage inshundura zanyu, bakazinaga amafi, bakagenda bagafata amafi menshi. Petero yabonaga ari igitangaza. Ariko imbere gatoya Petero yabonye ibindi bitangaza birushijeho. Imana itugirire neza. Ni naho mpamvu Yesu yigeze amubaza, arabaza ngo ariko se namwe murashaka kugenda? Ubwo babigishwa 70 bari bamuvuyeho, ngo asigarana 12, ngo arangije arababaza ngo namwe murashaka kugenda? Umva Petero amagambo yateruye, aravuga ngo twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe ufite amagambo meza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yaravuze ngo twakuvaho tukajya hehe? Kari wowe ufite amagambo meza yubaka. Imana itugirire neza. Nuko ngo Petero nubwo yari umucuruzi, Petero nubwo yabibariraga mu nyungu, ariko yari amaze kubona izindi nyungu zirenze kuba yaba umurobyi, izindi nyungu zirenze kuba yacuruza amafi. Yari amaze kubona inyungu. Kugendana na Yesu harimo inyungu, kugendana na Yesu harimo umugisha. Arangije aravuga ngo twakuvaho tukajya hehe? Haleluya, Imana ishimwe cyane. Twakuvaho tukajya hehe? Kandi ni koko, niba waragendanye na Yesu ukamwakira by'ukuri, Imana y'amahoro itugirire neza, bikaba bitari ugutwika. Imana idutabare. Yesu akaba yarinjiye muri wowe, ugasogongera ukumva Yesu ko yinjiye muri wowe. Imana itugirire neza. Ibyo mvuga, iyo mvuga ibi ngibi, abantu bakiriye Yesu by'ukuri agatura muri bo, atari uko wagendanye na Yesu. Imana itugirire neza. Buriya hari abantu bavuga ngo barasenga, ariko ugasanga bagendana na Yesu, ariko Yesu adatuye muri bo. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ukuba ugendana na Yesu, ariko hari ukuba Yesu atuye muri wowe. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo Yesu atuye muri wowe, hari ibintu bigaragaza ko Yesu atuye muri wowe. Imana itugirire neza. Iyo Yesu atuye muri wowe, hari ibintu utakora, hari ibyo utabamo. Imana idutabare. Rero uyu munsi hari abantu bagendana na Yesu, ariko Yesu akaba atabatuyemo. Hari n'abantu bakorera Imana, ariko Imana ikaba itarabakozemo. Bundi kugira ngo ukizwe neza, nuko Imana ibanza kugukoramo, ikaguhindura icyaremwe gishya. Imana itugirire neza. Rero iyo utari wakorwamo n'Imana, wowe ugakorera Imana, iyo ugeze imbere ukora amakosa, iyo ugeze imbere ukora ibyo wishakiye, kuko agakiza ntabwo uzi agaciro kako. Imana itugirire neza.
abantu bakijijwe bazi agaciro k'imbaraga z'uyu mugabo witwa Yesu, kuko iyo atuye muri wowe atuma ubasha gukora ibyo Yesu ashaka. Iyo Yesu atuye muri wowe ukora ibyo ashaka, iyo ugendana na Yesu ukora ibyo ushaka. Ni nayo mpamvu muragendana ukamusiga ugatera intambwe ndende, kubera yuko ntushaka gukora ibyo Yesu ashaka, wowe ushaka gukora ibyo wowe ushaka. Kubera iki? Wowe umutima wawe uri kurarikira ibya hano mu isi. Ni nayo mpamvu abantu benshi muri iki gihe ntabwo bakunze iby'ijuru, usanga bararikiye iby'isi. Ugasanga agakiza barakarebera mu myambarire. Uyu munsi naba ndimo mbwiriza ugatangira kundeba mu myenda nambaye, ukandeba buri imyenda nambaye iguza ngahe, ukabanza ukandebera mu bwoko, ukavuga ngo ariko se buriya ubwoko bwe nubuye, ukandeba uko ubyumva, ukanshushanya uko ubyumva, ukamfata uko ubyumva. Wabona ntuje n'irari ryawe ukumva yuko ari njye mukozi w'Imana, kubera yuko mbona nambaye neza, kubera yuko mbona mfite amafaranga, mfite amazu, kubera yuko ubona ndi mu bwoko, wowe wumva wishimiye ukavuga ngo uriya ni umukozi w'Imana. Ariho cyo wakisha. Umwana w'Imana nyakuri ntabwo arebera umukozi w'Imana mu biri ibi bifatika. Ntabwo tubirebera muri ibi bifatika. Imbuto z'umukozi w'Imana nizo zimugaragaza. Imana itugire neza. Niyo mpamvu Yesu bamubaje ngo tuzabamenyera kuki, ahubwo ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Imana itugirire neza. Rero umukozi w'Imana nyawe ntabwo waba umukozi w'Imana utarabanje kuba umwana w'Imana. Rero uyu munsi none abiyumvamo ko ari abakozi, abo ngabo ntabwo ari abo mu bwami bwo mu ijoro. Abo ngabo ni abakora ibiraka, nyine ni abakozi. Umukozi akorera ibihembo, umukozi ajya agira kontara igihe kikagera ikarangira. Hari n'abakozi bakora ariko bagakoranya akabyizi. Ariko twe ngewe uyu munsi wa none ndakubwira Yesu wabambwe, nkakubwira ari data wa twese. Imana y'amahoro itugire neza. Rero nge ndi umwana w'Imana, mbere yuko mba umukozi w'Imana nabanje kuba umwana w'Imana. Nawe rero niba uri umwana w'Imana, byanze bikunze uhita ubyumva ko icyo ukwiriye gukora, Imana y'amahoro itugirire neza, ukwiriye gukora ibyo data ashima. Imana itugirire neza. Iyo uri umwana w'Imana umenya byose ashaka, ukabikora, ugakora ibyo data wo mu ijuru agize gute ashaka, kandi ntibikuvuna. Imana itugirire neza. Hari abantu bavuga ngo gukizwa biravuna. Bivuna kubera yuko urimo urabyihatamo, si ibyawe. Ariko iyo ari ibyawe ntibikuvuna. Imana itugirire neza. Iyo ari ibyawe uraryoherwa, ukaryoherwa no kuba udakora ibyaha, ukaryoherwa n'ubuzima ubayemo, ukaryoherwa n'uko data agutunze, uko akubeshejeho, imirimo agukoreye ikakunyura, ikakunezeza. Uyu munsi wa none muri nimjye yuzuye umwuka, rero baravuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu ampa ibyo nkena byose, yarangiza akavuga ngo ndamahoro. Imana itugirire neza. Akavuga ngo ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Njya nkunda umugabo witwa Yobu cyane. Yobu ngo yari umutunzi, Yobu ngo yari afite byose, ngo ariko ngarabyuka mu gitondo baramubwira ngo za nka zawe zose inkubira zikubise zirapfuye. Yobu yari afite amashyo, yari afite inka nyinshi, ariko ngo yumva zirapfuye zose. Avuga ijambo rimwe, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ntacyo nazanye mu isi, nta nicyo nzasubizayo. Niba ari uko bigenza ubwo umwami Yesu ankunda, ndamahoro. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Niba ari uko bigenza ubwo umwami Yesu ankunda, ndamahoro. Inka ziragenda, abana baragenda, inzu ziragenda, amamodoka aragenda, ubutunzi buragenda, kugeza ubwo asigaye n'umubiri we uragenda, asigara arwaye ibibembe, aragenda yishimisha urujyo, kugeza ku rwego n'umugore we babana, wa wundi akara ko mu mara yiwe, akagufa ko mu magufa yiwe, umugore wiwe amwihakanye. Agira ubwo amubwira ati hakana iyo Mana yawe upfe. Arangije aravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwe kizongera gishibuke mu izina rya Yesu Kristo. Haracyariho ibyiringiro. Umuntu w'Imana ntapfa gupfa, umuntu w'Imana ntapfa kurangira. Wowe iyo ubireba ushobora kureba umuntu w'Imana ukabona ko yarangiye, ariko umuntu w'Imana buriya ntuzigere wumva yuko yarangiye. Oya, Imana itugirire neza. Umuntu w'Imana, umuntu urimo Imana, umwana w'Imana nyakuri, Imana itugirire neza, arapfa ariko ntarangira. Uyu munsi ugira ngo wamwishe byarangiye, ariko ejo arakuzukana, kubera yuko arimo ni umwana w'Imana nyine. Uyu munsi data wo mu ijuru amwitaho.
Imana itugirire neza. Ni umwana w'Imana. Uyu mwana w'Imana rero ntabwo yapfa, ntabwo yarangira. Haleluya, ntabwo yarangira. Imana itugirire neza. Uyu munsi urakennye, ariko ndagira ngo nkubwire, zamura kwizera kwawe. Uyu munsi haracyari ibyiringiro. Igishoro ufite ni uwo mwuka uhumeka. Uwo mwuka uhumeka, menya ko ari cyo gishoro ufite, uzagera ku cyo Imana yavuze. Wowe cunga neza ko ubugingo bwawe burinzwe. Imana itugirire neza. Ukeneye kurinda ubugingo bwawe, Imana idutabare. Dukomeje rero, ubushize nabahaye ubuhanuzi Imana yampaye bw'umwaka wa 2025. Mbabwira yuko umwaka w'ibihumbi 2025 ari umwaka Imana y'amahoro itugire neza, ari umukire ari umukene bose bazasenga isengesho rimwe. Tugiye kwinjira mu bihe bigoye, ibihe biruhije, ndetse ni n'igihe Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro igiye kongera kugaruka ku bantu bayo. Hari abantu b'Imana naho bagwa batazigera barambarara. Hari abantu b'Imana naho bapfa abo ngabo bazongera babeho. Hari abantu Imana ifiteho umugambi. Imana itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Uyu munsi rero turi mu gihe cy'ubuhenebere, igihe benshi baguye, ndetse baguye mu mutima. Imana itugirire neza. Abantu baguye mu mutima, abantu bararambaraye neza cyane. Nakunze burya umuntu w'Imana ahora ari umuntu w'Imana. Haleluya. Buriya umwana w'ubugingo ahora ari umwana w'ubugingo. Nakunze Mushumba Bishop, umukozi w'Imana Apotre Gitwaza. Imana itugirire neza. Uyu mukozi w'Imana nakunze uburyo yabirebye akabona ko igihe gikwiriye. Abantu benshi bagiye bagoreka ubutumwa, barabugoreka kubera yuko ahari inzira y'igihogere, ni inzira abantu banyuzemo. Imana itugirire neza. Abantu bayinyuzemo cyane cyane, ariko Bibiliya iravuga ngo nimunyure mu irembo rifunganye, kuko inzira ijyana abantu kurimbuka ni ngari, kandi abantu bayinyuzemo ari benshi cyane. Ni ukuvuga ngo ubu butumwa bwiza abantu barimo bavuga, barimo bakora muri iyi minsi, urareba ugasanga abantu bakujije iby'amajyambere cyane, abantu bakujije ubusirimu. Navuze cyane cyane kuri iriya myuka irimbuye abantu, na ziriya mva zirimbuye abantu. Mvuga kuri buriya bwibone bw'abantu. None ugasanga abantu bashaka cyane cyane gutinda hano mu isi, batinda bigira beza, bagatinda bambara neza, bagatinda bisukura, bagatinda bagaragaza uko batari nuko. Ariko Bibiliya iravuga ngo ni mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Mwihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura iki? Ibyayo. Twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura iki? Iby'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Niba turi abashumba koko, tugaragaze imbuto za gishumba, kandi twihesha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura iby'Imana. Umukozi w'Imana ni muntu ki? Umukozi w'Imana ni itara. Imana itugirire neza. Kandi ni itara rimurika ahantu henshi, kandi rimurika ahantu hanini. Imana itugirire neza. Uyu mukozi w'Imana rero birakwiriye ko niba uri umukozi w'Imana, ukwiriye bigahera mu myambarire, bigahera wambika umutima. Imana itugirire neza. Ugatangira wambika umutima wawe, wamara kwambika umutima ugahindukira nanone ukambika n'umubiri. Imana itugirire neza. Akenshi rero hari imvugo igezweho muri iyi minsi ivuga ngo akuzuye umutima agasesekara, ngo agakiza kaba ku mutima. Ariko icyo nshaka kukubwira, umunyarwanda yaravuze ngo akuzuye umutima niko gasesekara no ku munwa. Imana itugirire neza. Uyu munsi ntabwo wabasha gukongeza itabaza ngo uritwikirize intonga. Uko byagenda uko ariko kose, uwo uri w'imbere mu mutima nibyo bigaragaza uwo uri w'inyuma. Imana y'amahoro idutabare. Nibyo bigaragaza uwo uri we inyuma. Burya utinyuka kwambara ubusa akagenda mu muhanda ntabwo yagira isoni. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntabwo yagira isoni. Burya ujya kwambika ubusa uyu muntu w'inyuma, uw'imbere waramwambuye ubusa kera. Imana idutabare. Unyumve neza.
ntabwo wabasha kwambika ubusa uyu muntu w'inyuma ngo noneho ngo wambike umuntu w'imbere. Imana idutabare. Umuntu w'imbere birakwiriye yuko umwambika, kandi koko ukera imbuto zikwiriye abihannye, ukera imbuto za nyazo, n'abantu bakureba bakakubonamo imbuto, bakwitegereza bakakubonamo imbuto y'ubumana, abantu bakureba bakabona ko uri umugenzi ujya mu ijuru. Rero navuga ngo kuri Gitwaza Imana y'amahoro iguhereza umugisha, hari abavuze ngo ese ngo agiye gupfa. Imana idutabara. Ntabwo ari igihe kuba yapfa ntibyaba igitangaza, kandi nanone kuba yapfa ntabwo ari uko yaba yavuze biriya si byo bimwicisha, ahubwo nibyo bimugira umushumba. Ahubwo uyu munsi wa none Imana y'amahoro imuha umugisha. Uyu munsi kubera impamvu muri kumutera amabuye ni uko abantu benshi muri mwe mwaraguye, abantu benshi muri mwe ntabwo mugihagaze. Ariko ubundi ririya ni ryo jambo ry'Imana, buriya nibwo butumwa bw'Imana, buriya nibwo bugingo bwa nyabwo. Arimo arakora, ari mu muhamagaro w'intumwa, arimo arajya yaba intumwa ya nyayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko kubera yuko abantu baguye muri mu mutera amabuye, kubera iki? Imitima y'abantu yarakakaye, imitima y'abantu yuzuye ubwibone, yuzuye kwishyira hejuru, yuzuye kwikakaza, yuzuye. Urumva ngo uri umwaposo, uri umudamu. Imana itugirire neza. Si bibi ko umudamu avuga ubutumwa, si bibi ko umudamu aba umwaposo, ntacyo bitwaye, cyane cyane iyo yamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana itugirire neza. Ariko ndagira ngo nkubwire, ntabwo bishoboka yuko wasoroma, ntabwo bishoboka ko wasoroma imyembe ku giti cy'amapera. Ntibishoboka. Igiti cy'amapera cyera amapera, n'igiti cy'imyembe kikera imyembe. Iyo uteye igiti cy'avoka uzagisoromaho avoka. Ni ukuvuga ngo igiti cyose cyera imbuto zacyo. Imana itugirire neza. Niba ari voka yera voka, niba ari indimu yera indimu. Ntibishoboka ko indimu izigera yera amaronji. Nubwo bisa, ariko ntabwo bishoboka, wibyitiranya. Imana yacu izi kurobanura. Imana itugirire neza. Ntabwo bishoboka rero ko mu mutima wawe waba ufitemo ijambo ry'Imana, ariko ukambara imyenda yo kwa Satani, ukambara ubusa imbere y'abantu yaba uyoboye. Imana itugirire neza. Ukambara ubusa imbere y'abagabo, ukibwira yuko urimo urabayobora ubajyana mu bwami bwo mu ijuru. Urimo urababwira ko bajye mu ijuru, ariko nyamara ni wowe kigusha. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ariko uyu munsi wa none uhagaze imbere y'abagabo, urimo urababwiriza, amabuno wayahambiriye nta kutagize, urashaka kugaragaza uko wambaye n'uko uri. Ariko nyamara abo bagabo bicaye imbere yawe urimo urabica, urimo urabagusha, kubera ko urupfu rwabo ruri ku maso, barareba, kandi aho bareba naho imbere uhagaze. Imana y'amahoro itugirire neza. Ese wabasha ute kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana no kwamamaza ubutumwa bwa shitani icyarimwe? Niba uri umubyeyi ukaba uri umuvugabutumwa, ambara imyambaro ikwiriye, wambara imyambaro ikwiriye kandi neza. Wambare imyambaro ikwiriye, wambare wikwize, wambare abantu nibakureba bakubonemo imbuto y'ubumana. Imana itugirire neza. Ariko se wowe wambaye ubusa, wambaye imyenda ugize ngo wambaye neza, wambaye ibirebire, nabyo biraguhambiriye, nabyo wagize ngo wagira ngo wambaye ubusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ntabwo apotere yakoze ikidakorwa, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo hakosorwe ibyakosamye. Mu gihe gitambutse cyose, uyu munsi nibwo avugishije ukuri. Imana iguha umugisha. Igihe cyose yavugiye ubutumwa, uyu munsi nibwo Yesu yinjiye muri we. Uyu munsi nibwo abaye intumwa ya nyayo. N'ubundi mu buzima busanzwe, Apostle Gitwaza yari umuntu numwemera, namwemeraga kuko aba
mu bashumba bakoze umurimo w'Imana kandi munini, ariko noneho uyu munsi arabikomfirimye ko ari intumwa ya nyayo. Abaye intumwa ya nyayo, abaye umuntu wa nyayo. Erega turi ku musozo w'isi. Imana irimo iragenda irobanura intama mu ihene. Rero ugasanga uri umushumba, warangiza ukavuga ngo ibyo Gitwaza yakoze si byo, gutatari byo. Ushumbye iki se ahubwo ubwo ngubwo uri mwene nde, umeze uti? Imana itugirire neza. Ariko niba uri umwana w'Imana nyakuri, uzi ibyo arimo gukora ibyo ari byo, Imana y'amahoro idutabara. Reka nta kindi cyazanye Yesu, yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo. Rokora ubugingo, kuko turi mu gihe cyo kurokora ubugingo, kandi turi mu gihe cyo kwibwiza ukuri. Nimwibwiza ukuri, mwa bakirisitu mwe, nimwibwiza ukuri. Ese koko muri abagenzi bajya mu ijuru? Muri abagenzi bajya i Siyoni? Uyu munsi wa none mwuzuye mu rusengero, ariko imitima yanyu yuzuye umwanda, yuzuye irari, yuzuye igomwa, yuzuye amoko, yuzuye ubuhehesi, yuzuye uburyarya, yuzuye gusebanya, yuzuye urwango. Hari benshi bananiwe kubabarira. Ni mu gihe kirageze ngo abantu mwibwize ukuri. Imana itugirire neza. Imana itandukanye na Satani, sibyo? Abafilipi ibice 2 ku murongo wa 5 haravuga ngo nimugire wa mutima nk'uwari muri Kristo. Imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka, imbuto za kamere ziragaragara. Ni ugukora iby'isoni nkeya, ni ugukora ibiteye isoni, ni ugusambana, ni amagambo, ni ubusinzi, ni igomwa. Burya baba muri kamere y'iby'uyu mubiri ntibashobora kunezeza Imana na gato, kuko umwuka yanga ibyo kamere irarikira, kamere nayo igakunda iby'umwuka yanga. Twahawe amahoro n'uwaduhamagaye, duhura n'ibitugora tukabyihanganira, duhura n'ibitugora tukabyihanganira. Uwaduhamagaye ahora bidufashamo. Umugenzi mu rugendo ntabura kunanizwa, kugeragezwa n'ibindi byose bimugeraho, uburwayi no gupfusha, indwara n'ibyorezo, yihangana muri byose kugira ngo agereyo. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Tugeze mu gihe ukwiriye kuvugisha ukuri, wowe ubwawe ukibwiza ukuri, sibyo? Ukavuga ngo ndinde muri Kristo Yesu, ukibwiza ukuri. Ese kuko uvuga ngo ngende umugenzi ujya mu ijuru, ukavuga ngo ngende umukirisitu, ukavuga ngo aho njya nahanyaho. Ukeneye kwibwiza ukuri, ukeneye gusobanura. Uyu munsi wa none ukamenya niba uri umuhanuzi, ukamenya ibyo uhanura bituruka he. Niba uri ndi umukozi w'Imana, se amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Biragatsindwa ntibikabe kuba uyu munsi usenga, uzamuka imisozi, wiyiriza ubusa, usirimba, inkweto zarahashiriye, ariko umunsi tuzaba turi imbere ya ntebe ugasanga Uwiteka bahamagaye amazina y'abera, izina ryawe ntabwo rijemo. Ugasanga mu mazina Imana izi ryawe ntabwo irizi. Waba wararuhiye iki? Biteye agahinda, birababaje. Ariko shaka iby'umwami ashima. Wa mukobwa we, uririmba abantu bakwishimire, ariko umenye ko n'ijuru rigikwishimira. Imana itugirire neza. Iby'abantu birashira, hiti mu bantu igishira. Tubonye abantu bagize hiti, igihe irashira, irarangira. Amafaranga wayagira, ariko amafaranga arashira. Uyu munsi urimo urarata uwo mubiri kugira ngo uwucuruze. Uyu munsi baraguha amafaranga, baguha za iPhone, nta kibazo. Ariko uyu munsi bakwishyurira inzu nziza, urakisiga amavuta akagufata. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mubiri ni ubusa, urabora. Wa musore we, urirata ayo matuza, ukirata kuri boga, ariko ibyo byose birashira. Hari ikintu kitajya gishira. Urukundo Yesu adukunda, Yesu niwe wenyine utajya uhemuka. Abandi barahemuka. Hari igihe kigera na mama wawe wakubyaye akakwihakana. Hari igihe kigera na so wakubyaye akakwihakana.
hari igihe kigera abavandimwe bakakwihakana, hari igihe kigera imiryango ikaguta, hari igihe kigera inshuti zikagenda, ariko Yesu we ntabwo ajya agenda. Yesu niwe nshuti yonyine mubana mu bibi no mu byiza. Yesu niwe nshuti nziza, iyo akubwiye ngo ndagukunda abagukunda. Yesu iyo atagize icyo aguha ntaguha rubanda, ariko uyu munsi ubwira umuntu ngo mfite ikibazo ntagikemure, ahubwo akirukankira kujya kubibwira abantu. Hatuzi wa muntu wo kwa runaka, hatuzi ukuntu bimeze, hatuzi uko byagenze. Yesu niwe zina riryoshye, nimumwegere, niwe buye rizima, ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranijwe. Rero igihe kirageze ko musenga Data mu kuri no mu mwuka. Abasenga Data mu kuri no mu mwuka akaba ari bo bamusenga. Uyu munsi niba uri umukozi w'Imana nyawe nyakuri, garagaza ko uri umukozi w'Imana, wera imbuto zikwiriye abihannye, uve mu gikundi cy'ababeshya, uve mu gikundi cy'abasinzi, uve mu gikundi cy'abajura. Imana y'amahoro itugirire neza. Niba uri umupasiteri kandi uyu munsi wa none abapasiteri baguye, abapasiteri bayembayemba, abo bayembayemba nibo baduteje akaga, nibo bateje insengero gufungwa, nibo batumye uyu munsi bateje igihugu muraba. Uyu munsi wa none abenshi y'abantu bahanuzi badasenga bateza igihugu muraba, bagateza itorero imyaku, bagateza itorero inyatsi, ugasanga neza neza ibintu byaranze byaragoranye. Ubundi kera iyo igihugu cyabaga kitarimo kirimo umuraba cyangwa se hari ibintu bitari kugenda neza, abanyamasengesho basengera igihugu, abanyamasengesho bagasengera ubutaka, bagasengera ikirere, bakinginga Imana ikabasha kugusha imvura y'umugisha. Ariko uyu munsi kubera yuko abantu baraguye, barateza imyaku igihugu gusa. Baritwa ko ari abashumba ariko ari abasinzi, baritwa ko ari abashumba ariko ari abagambanyi, baritwa ko ari abashumba ariko ari abicanyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga uri umushumba wateye inda zigiye mu rusengero, wateye inda nyinshi zigerekeranye, umaze gukuramo inda abana b'abakobwa, umaze kubwira ngo nibakuremo inda ntibagire uko umubare. Ariko uyu munsi ugahagarara imbere y'itorero ukayobora, ukabwiriza, urimo uravuga ubusa, urimo uratera itorero umwaku, ndetse n'igihugu gitera umwaku. Niyo mpamvu uyu munsi abantu barahinga ntibakeza ubutaka, ntibukera umwero wabo, sibyo? Ubutaka ntibukera umwero wabwo. Imana y'amahoro idutabara. Ntibukera umwero wabwo. Inka zirabyara ariko ntizigikamwa umukamo uhagije. Kubera iki? Imvura irimo iragwa, ariko ni imvura ni ya yindi igwa ikaza igatwara amazu, inkangu zikaza. Ibihe byarahindutse, ibintu byarahindutse. Kubera iki? Abasenga ntibagisenga, n'abasenga ntibasenga Data mu kuri no mu mwuka. Haramutse habaye hari abasenzi ba nyabo bingingira itorero, bakingingira igihugu, umurimo w'Imana wagenda neza, nta nubwo itorero ryaza mu muraba. Ariko kubera yuko abantu bari aho ngaho, abantu baraguye, babaye ibicamuke, abo bantu ntibasobanutse. Imana y'amahoro itugirire neza. Hahirwa abagiye afite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Imana itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iri jambo turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Imana itugirire neza. Ibice byaho ni 4, ibice byaho ni 3. Turasoma duhereye ku murongo wa 14. Haravuze ngo, urwandiko rwandikiwe ab'Ilawodokiya, wandikire marayika w'itorero ry'Ilawodokiya uti: uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, yuko udakonje kandi ntubire. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko urakazuyaze, udakonje ntubire, ngiye kukuruka, kukuvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa
dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare, isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabahana ibihano. Nuko rero ugira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Aya ni amagambo yandikiwe ab'itorero ry'i Laodikiya. Laodikiya nicyo gihe turimo uyu munsi, niryo torero ry'uyu munsi rya Laodikiya, aho abantu baterana ku cyumweru badateranijwe no kumva ijambo ry'Imana, badateranijwe no guhinduka mu mitima yabo, ahubwo bateranijwe no kuza kugaragaza imyenda mishyashya baguze, ahubwo bateranijwe no kuza kugaragaza yuko yaguze imodoka nshyashya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga umushumba arahagarara akamara isaha yose abwiriza uburyo arya neza, abwiriza uburyo yambara neza, abwiriza uburyo ari ufite umugore mwiza, abwiriza uburyo yuriye indege, akamara isaha yose atari yigera avuga Yesu wabambwe. Ugasanga umuntu ari ku ruhimbi ahamaze amasaha 2 ariko havuye atari yasoma Bibiliya y'ijambo ry'Imana, aravuga ibyo yishakiye. Turi mu gihe umuntu uvuga ubutumwa bwiza, umukozi w'Imana usizwe amavuta, arusetsa kurusha abandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Uwabasha gusetsa kurusha abandi, uwo nguwo niwe mukozi w'Imana ugezweho muri iki gihe. Ugasanga umuntu aravuga ngo ngira uriya mukozi w'Imana ndamukunda, anyimarira stress. Nukuri iyo mfite stress, amara stress, ndamukunda pe, ndamwikundira rwose, arasetsa. Mumukundira ko asetsa, ariko ntimumukundira ko abajyana mu bwami bwo mu ijuru. Rero umuntu ufite mu mutima inzira z'igisiyoni, uwo nguwo niwe Imana ishaka. Uyu munsi ufite ishusho yo kwera, ariko mu mutima wawe uhakana imbaraga zo kwera. Imana itugirire neza. Ugasanga abantu barasenga, barasirimba, ariko mu mitima yabo ni gica. Ugasanga abantu barasenga ariko ni abasinzi, baranywa kurusha imodoka ishaje. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga abantu ni abasinzi, ugasanga abantu barava mu rusengero bagahitira mu kabari. Imana itugirire neza. Ugasanga uri umupaseri ariko washinze akabari ku ruhande. Ufite akabari, amaturo barayatura, urayafata ukayavana mu rusengero, ukajya kongera muri business yawe y'akabari. Bandi mufite amarogi mwashinze, uyu munsi wa none ibyo ukabikora, Imana ikakwihorera. Ariko Laodikiya rero ni itorero ry'abantu badakonje kandi batanabize, abantu bagafite ishusho yo kwera, ariko mu mitima yabo bahakana imbaraga zo kwera. Ni abantu ubona yuko iyo ubarebye ku maso, barebye physically, ubona ari abagenzi bagisiyoni. Iyo ubabona barimo basirimba, iyo ubabona barimo babyina, iyo ubabona barimo batamba, iyo umubona arimo acuranga, uvuga ngo umugenzi w'igisiyoni n'uyu nguyu. Ariko urebye mu mitima yabo biragatsindwa. Imana itugirire neza. Ugasanga uyu munsi wa none urabizi itorero uriyoboye kubera yuko waroze umushumba wahoze ariyoboye kugira ngo umusimbure. Ibyo ngibyo urabizi nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga uyu munsi wa none uri umushumba ariko mu rugo rwawe urabizi yuko utajya uhaha, urabizi ko umugore wawe arararira kubera yuko ntimuhaha nyine. Amafaranga uyajyana mu bandi bagore, abana bawe bishwe n'agahinda. Uyu munsi ubabwiye gukorera Imana, bavuga bataho kugira ngo nyikorere nk'uko papa yikorera sinayikorera. Imana ariko nyirizina wakabikwiye kuba umusemburo utuma abantu bakunda Imana, aho kugira ngo ube umuntu utuma abantu banga Imana. Uramutse uba witaye ku iherezo ryawe, wakavuye muri ibyo byose, ukava muri ibyo byose, ukaba icyaremwe gishya. Imana itugirire neza. Wikwirata ubutunzi, amafaranga arashira. Nagiye mbona ibintu bigiye biteye ubwoba.
Imana y'amahoro itugirire neza. Nabonye ibintu byari biteye ubwoba, nagiye mbona aho uwari enjenyeri yubakisha yigeze ubuzima burahinduka, buragenda buba bubi, aza kwisanga ari umuyede ku ishansiye. Yahoze ari enjenyeri, ibintu birahinduka, aza kwisanga ari umuyede ku ishansiye. Hari abantu bari batunze ama etaje bafite bakodesha, ugasanga afite inzu nk'icumi, ariko uyu munsi wa none bamusohora mu nzu ya 15. Ibi mvuga narabibonye, mfite umuntu maze igihe nsengera Imana, ariko muri 2015 yari umukire pe, yari afite kwasiteri nk'umunani, yari afite amazu, yari afite iki, ariko ibyo byose uyu munsi yigeze kuza ku rusengero aransaba, arambwira ati ubu sinkigira iyo ndara, umbabariye ukangirira ubuntu, wanyemerera nkajya nirarira mu rusengero. Ubwo ni ubuzima nabonye. Imana itugirire neza. Turi mu buzima, uwahoze ari jara wa banke, ubuzima buhinduka, ukamusanga uyu munsi wa none ari we muzamu, usigaye ararira banke, yahoze ari jera. Turi mu buzima, uyu munsi afande usanga kuri polisi akakufunga, agatera kashe kugira ngo umanuke. Afande agatera kashe yo kukumanura ikujyana amageragere. Igihe kimwe ukaza agusanga muri mageragere, nawe warabaye konseye, ari wowe umuyoboye. Turi muri ubwo buzima. Turi mu buzima, iyi si ni gatebe gatoki. Iyi si ubishaka wakoroha, ubishaka wakwicisha bugufi. Imana itugirire neza. Turi mu buzima, uyu munsi uba uri umukire, ejo ugasanga uri umukene. Turi mu buzima, uyu munsi uba uri mu kiriyo, ejo ugasanga urimo uraseka. Turi mu buzima, uyu munsi uba urimo urarira, ejo ugasanga uri mu byishimo. Turi mu buzima, uyu munsi uba uri mu birori, ejo ukaba uri mu kiriyo. Imana itugirire neza. Turi mu buzima buteye ubwoba, ariko ikiruta byose naje gusanga ari ukubaha Imana. Ijambo ryo riravuze ngo noneho rero ndakugira inama, ungureho umuti wo gusiga kuri ayo maso yawe, kuko uri impumyi. Binginga Imana uyibwire, ugureho imyenda yo kwambika, uhishe ubwambure bw'izo soni zawe. Ubona ko wambaye, ariko wambaye ubusa. Bwira Imana uti, Imana dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubuntu, unyuhagira ibyaha, mutabazi ne gupfa. Imana ishimwe. Icyo twakora byose ni umwete wacu wose. Imana itugirire neza. Ingingo Imana uyibwira uti, Imana dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Imana itugirire neza. Ndagira ngo niwumva ibi ngibi mvuze, ushakashake iby'umwami ashima, ushakashake mu maso h'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndasoje, kadusenge. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye ubuntu bwawe, ngushimiye ineza yawe. Uko wari uri kera na n'uyu munsi niko ukiri, uko wakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko ukibikora. Mana, nsabye umugisha ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese wari umurikiranye, hundirira ijambo rigira ububasha mu matwi y'abagiye kuryumva. Umuntu wese ugiye kumva rino jambo rigira ububasha mu buzima bwe, rigira ahantu rimuvana, rigira ahandi hantu rimushyira, rigira ububasha mu buzima bw'abamama, rigira ububasha mu buzima bw'abasore, rigira ububasha mu buzima bw'abagabo, rigira ububasha mu baguye. Mana, umuntu wese wari warasubiye inyuma acyumvira ijambo yongera agarurwe naryo, kandi ahindukirire kugukorera no gukora ibyo ushaka. Ngaho urakoze kukomeje kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana iguha umugisha. Ndagusabye kora subscribe niba utarayikora, ukore share. Comment yawe ni ingenzi. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Reka nkomeze kukwifuriza kurangiza umwaka wa 2024 amahoro,
urangizanye ibyishimo, urangizanye guseka, urangizanye ubutabazi, kandi urangizanye ubutsinzi. Ineza y'Imana ikomeze kukubaho. Gubwa neza, Uwiteka kwishimire. Shalom, shalom.